ariko mu by'ukuri hari ikarita y'ubumuntu. Hanyuma y'uko uri umuntu uhagaze gutya nkuko muri kundeba, kuba umuntu nyamuntu ubundi byakagombye kugira ikihe gisobanuro: urukundo, gufatanya, kwibaza nzaba umuntu kangahe, nsigaje kongera kuba umuntu gute. Kuba uri umuntu simply bigaragara kuri umuntu, ariko ya karita twabonye ifite elements z'ubumuntu ntayo ufite. Ikaze nanone undi munsi andi mahirwe. Hano ni kuri Done Media TV, ndagushimiweho wahageze. Tugiye kubana mu kiganiro k'ubumuntu. Nitwa Don the Great, mbahaye ikaze kabisa aho muri hose, by'umwihariko abamaze gukora subscribe mwiyemeje kuzajya mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko byibumbiye muri season yitwa kubumuntu, ari naryo zina ry'ikiganiro. Natinze rero ni utarakoze subscribe, ongera uyikore kugira ngo nawe ubumwe mu muryango cyangwa se ube umunyamuryango. Uyu munsi rero natinze turagaruka ku buzima butandukanye bw'abemera, abemeramana muri rusange, abanyamadini, amatorero, ese nuko turibanda mbega muri uwo mujyo abemeramana cyangwa se abizera, amadini, amatorero, turaza gusangamo byinshi bitandukanye. Nuko rero ntatinze, hashize igihe kinini tuvuga ngo kuba umuntu bundi ni iki. Hanyuma yuko ndi umuntu gutya mundeba mumbonesha amaso, kuriya duhura mu gihagararo, kuri hura na bagenzi bawe mu gihagararo, ukabona umuntu n'umuntu. Hanyuma y'ibyo ese hari indi aspect, hari ubundi buryo bwari bukenewe bwubaka ubumuntu, bwongera ubumuntu, bugira umuntu nyamuntu burenze kuba ndi umuntu mu gihagararo. Ukuri rero nuko ubwo buryo burahari kandi burakenewe. Buriya hari ikarita, ngiye muri iki kiganiro kuba umuntu nayise ikarita iriho elements cyangwa se ifite elema zikugira umuntu. Ku muntu rero wamaze gutakaza iyo karita iriho elements zimugira umuntu, ni wa muntu usigara ari umuntu mu gihagararo, ariko nyamara muri we ubumuntu bwarakamutse, bwaramushizemo, ya karita y'ubumuntu yarayitakaje, cyangwa se akaba ayifite ariko ya karita y'ubumuntu yaragiye itakaza zimwe muri elements zigiye zitandukanye zimugira umuntu wuzuye, hanyuma yuko ari umuntu mu gihagararo. Ikiganiro kuba umuntu rero twongera kugaruka kuri zimwe muri elements zongera kutugira abantu, zidufasha gukomeza kuba abantu, arizo urukundo, gufatanya, gushyigikirana, gufasha abababaye, n'ibindi byose muzi byakagombye kubaka umuntu nyamuntu. Iyo uhuye n'umuntu umwitegamo impuhwe, iyo uhuye n'umuntu umwitegamo urukundo, iyo uhuye n'umuntu umwitegamo ubufasha, iyo uhuye n'umuntu umwitegamo ibisubizo by'ibibazo byawe aho bishoboka, ubufasha, nicyo nshatse kuvuga hano. Ubwo rero izo ni elema zimwe na zimwe ziri ku ikarita yakagombye kugirwa na buri muntu wese uhumeka umwuka w'abazima tubona mu ishusho y'umuntu. Yego, iyo niyo ntego y'ikiganiro kuba umuntu hano kuri Done Media TV, kongera kugarura, gusigasira, gushyigikira, gukosorana, tugamije gukomeza kuba abantu buzuye, bakenewe na society, bakenewe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo mbundo rero, niyo gahunda y'ikiganiro cyacu. Haraguru nababwiye yuko turongera kugaruka ku myizerere, imyemerere, ku madini, amatorero. Ubwo ndatekereza batangiye kwibaza ngo ese mu by'ukuri turibanda ku ngingo zimeze ziti.
bwa mbere na mbere ndaza kugaruka ku ngingo yo kudahuza hagati y'amadini n'amatorero ndetse no hagati y'abayoboke bayo. Bivuze iki? Niba njyewe ndi umuyoboke w'iri torero, nkumva ko ntahuza, ntabana, ntasangira, ntatumira mu birori, ntatumira mu byago undi muyoboke w'idini runaka, amadini nayo ubwayo ugasanga hagati y'abayobozi bayo naho harimo competition, harimo rimwe na rimwe urwango, harimo ubugambanyi, kandi bose bakorera Imana imwe. Nagatekereje ko idini riniri bafite Imana yabo, nkatekereza ko idini riniri bafite Imana yabo, ariko bose ikintu gitangaje nuko bakorera umwami umwe ari we Imana, bitewe nuko mu idini ryawe babyita. Hari abayita Imana, ariko nujya n'iwanyu ko muyita kose uraza gusanga ari Imana. Ikindi kandi turaza kugaruka ku bujura. Ubujura n'uburiganya bumwe bukomeye cyane bubera mu matorero. Ubujura, bisubiremo, uburiganya bubera mu matorero. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kandi turaza kugaruka ku bukene, ishyari n'ubugome. Ubukene, ishyari n'ubugome by'umwihariko biranga abitwa abayoboke b'amatorero. Biranga abitwa abayoboke b'amatorero. Bibaho abo twita ko ari abizera, abo twita ko bamenye Imana, abo twita ko bagombye kuba bayobora abandi mu nzira y'urukundo, mu nzira yo gufashanya, mu nzira yo gufatanya, usanga ari bo bantu abenshi muri sosiyete mwabayemo bagira ishyari rimwe riri serious. Abandi nabo, bamwe muri bo cyangwa se benshi muri bo, ni abanyamaganya, ubukene, sibyo, n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ubwo rero munyemerere tujyane ingingo ku yindi, tuganire, bitange ibitekerezo aho muri comment section, ubundi tugirane inama, tukosorane, tufungurane kijyanye n'imitekerereze yagutse, bijyanye n'imyemerere, imyumvire, hose tujyanirane. Hari rero ukudahuza hagati y'amadini n'amatorero ndetse n'abayoboke bayo. Icyo ni ikintu ntekerezaho kikansiga, nkumva kindusha imbaraga. Ntekereza ko namwe ushobora kuba mwibaze, se ni gute abantu bo muri iri torero, abo muri ririya torero batakagombye guhuza n'abandi, cyane ko bahujwe n'ikintu kimwe, bahuriye ku murimo umwe, sebuja n'umwe, ni Imana, sibyo? Kibaza ahantu niba bakorera umuntu umwe, bose baharanira kuzaba iwe nk'uko bamwe babyizera, gute batagakorereye hamwe, gute batagafatanije, gute batagatezanije imbere, gute batagasangiye, gute batagashyingiye hagati yabo ubwabo. Kibaza icyo kintu kikagusiga. Reka ngaruke nko ku kintu cyo gushyingirwa. Uzi yuko ari ikintu gitangaje cyane kubona umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu bahura, bagakundana, bakemeranywa, urukundo rugakomera, bakajya iwabo, bakiyerekana, bakagira ute. Ariko
urukundo rwabo rwabahuje rukaza gusenywa nuko umwe ari umuyoboke w'itorero runaka, undi nari umuyoboke w'itorero runaka. Imiryango ikavuga iti ntabwo bikunda, either wowe mukobwa uraza mu itorero ryacu tubone kuguha umusore wacu, cyangwa se wowe muhungu uraza mu itorero ryacu tubone kugushyingira umukobwa wacu. Ahenshi bikunda kunanirana. Kubera iki? Twifitemo cya kintu cy'imizi yo kumva ko niba uri umuyoboke w'iri torero ubwo nibwo ubuzima bwawe, niho icyerekezo cy'ubuzima bwawe kirangiriye, niho wizirikiye, ntiwahava, ntiwakwiteza imbere, ntiwatera intambwe. Ikintu cyose n'icyaza cyaguteza imbere kigasaba yuko uhindura imyizerere, uhindura imyemerere, ukaba watera imbere cyangwa witeza imbere cyangwa wakora ibiteza umuryango na sosiyete n'igihugu cyawe imbere. Idini rikanga rikaba itorero rikanga rikaba ikibazo, kugeza ubwo urukundo wakundanye n'umuntu rusenyuka mugatandukana. Kubera iki? Kubera itorero. Ni ikibazo gikomeye. Njye mu mboni zanjye mbona icyagashyizwe imbere cyane ari ukumenya ukuri mu bintu. Ukuri kuri muri ibi bintu ni ukuri nyamukuru. Nuko twese muri buri torero urimo ukorera Imana. Uko niko kuri nyamukuru. Ara bidini runaka, nashatse kuvuga amazina, ara bidini runaka, ara abayoboke b'itorero runaka, ara abayoboke b'itorero runaka, twese duharanira kujya mu ijuru. Turi mu rugendo rugana mu ijuru. Urwo rugendo rugana mu ijuru rwerekera kwande ku Mana. Kandi ikintu gitangaje, ayo matorero yose, church denominations, icyo ziharanira, icyo zigisha abayoboke bazo, nuko bakora neza, bagira urukundo, bagira gute na gute, noneho bakazataha hehe? Mu ijuru. Mu ijuru kwande? Mu ijuru ku Mana. Ariko nkibaza, niba tugarutse hano mu buzima bwo ku isi, twese dukorera umuntu umwe, dufite data bujumwe, twagaruka hano wewe ugashaka kuvuga ngo no, ntabwo bikunda, ntabwo nagushyingira umukobwa wanjye, ntabwo nabaho umusore wanjye, urukundo rwanjye nawe rurangiriye ahangaha, umubano twari dufitanye urangiriye ahangaha, ntabwo twasangira, ntabwo twagira gute, simply kubera yuko ngo uri umuyoboke wa ririya dini, nanjye ndi umuyoboke wa rino dini. What is that? Nkahita noneho mvuga ngo reka mbabaze ikintu cy'amatsiko, sibyo? Ko igihugu cyashyizeho gahunda yo guteza imbere, yo kuvugurura, yo kugendera ku iterambere mpuzamahanga, nk'igihugu kiri mu muvuduko w'iterambere uteye gutya, ngo amatorero n'amadini nayo agendane naho igihe kigeze. Ko hari amatorero amwe n'amwe yananiwe kuzuza izo nshingano, yananiwe gushyira mu bikorwa cyangwa se kwachivinga standards zashyizweho kugira ngo tugendere ku iterambere rimwe, hatagira sector imwe isigara inyuma izindi zarateye imbere. Amatorero amwe akirukanwa agahagarika gukora, sibyo? Ntabwo mu gisenga amatorero amwe n'amwe kuyananiwe guhuza n'izo standards, bikaba ngombwa ko ahagarika imikorere. Ntabwo mu gisenga. Munsubize muri comment section
mwarekeye aho gusenga? Murasenga kubera yuko ntago mwasengaga ririya dini, ntago mwasengaga ririya torero, ntago mwasengaga pasiteri, ntago mwasengaga bishop, ntago mwasengaga abadiyakoni n'abagenama n'abaki, ahubwo mwasengaga Imana. Bisobanuye iki rero? Aho harimo philosophy ivuga ngo Imana yari ihari kiriya gihe, n'ubu ngubu iracyahari. Kuvugana nayo, kuyisenga, kuyambaza, kuyiyambaza ntibyarangiye kuko hari itorero cyangwa idini ritagikora. Uko rero that universal truth, uko kuri nyamukuru niko twakagombye no kugira mu buzima bwacu bwa buri munsi, by'umwihariko muri ibi bintu byo gushakana, byo gushyingirana, byo gukundana. Urukundo rugapfa, ukanga umukunzi wawe, ukanga umuryango, ukanga uriya, undi ukanga uriya, ngo kubera yuko ngo bariya ni abayoboke b'idini runaka, natwe turi abayoboke b'idini runaka, turi abayoboke b'itorero runaka, turi ab'itorero runaka. Bariya no, hano mu kiganiro kuba umuntu duharanira kuba abantu nyabantu, abantu bakundana, abantu bumvikana, abantu bafatanya, hatagendewe kuvuga ngo uriya ni umuyoboke wa ririya dini, uriya ni umuyoboke wa ririya dini, uriya that discrimination, church based discrimination. Hano mu kiganiro kuba umuntu, we overroot that. We must wash, we must cleanse our mind from that poor mindsets. Those are poor mindsets tutagombye kugira at all. Niba uri umukunzi w'ikiganiro kuba umuntu, ukaba uri umuntu nyamuntu, wujuje bwa umuntu busabwa, ya karita y'ubumuntu yawe yuzuye neza, ntabwo wakagombye kugira umuntu uza gusaba umukobwa iwawe, ntabwo wagombye kugira umukobwa ukundwa n'umusore wawe ngo umwime umugeni, cyangwa ngo umusore wawe mwimane, cyangwa wowe musore ngo wange umukobwa, cyangwa wowe umukobwa ngo wange umusore, simply kubera yuko ngo ari umuyoboke wa ririya dini, ngo wewe uri umuyoboke wa ririya torero, ngo wewe uri ngo ubwo ntabwo mukundana. No, that is a poor mindset. That is a total poor mindset. Yeah. Twakagombye kureba tugafunguka amaso, sibyo? We are striving to build future. We are striving to build one family. We are striving to have one Rwandan. We are all Rwandans. But if we neglect these things to do with church-based discriminations, then we are almost doing nothing. Yeah, that's the truth. We are almost doing nothing at all. Of course, umunsi nuhamagara abantu gukora gahunda runaka bakitabira kubera yuko ari ubuyobozi bwabahamagaye, baba bagisohoka aho ngaho bagatangira kuvuga ngo njyewe ngo ndi umuyoboke w'iri dini, ngo njyewe ngo ndi umuyoboke w'iri torero, ngo njyewe njya. Then where is unity? Where is unity? Yeah? Where is unity? So, ikiganiro k'umuntu rero n'abakunzi bacu, ntabwo twagombye guheranwa n'ibintu by'amatorero ngo urukundo rwacu rupfe, umukobwa wakundaga umwange, umusore wakundaga umwange, imiryango yimana abageni, imiryango ntisabane, yewe reka no, ntabwo byakabaye. Ntanatinze aho ngaho, hari n'ikindi kintu gitangaje giteye ubwoba njyewe nabonye nkavuga no way, that is impossible. Can you imagine ko uyu munsi muri uyu mwaka tugezemo 2026 hari
ahantu kijya kwaka akazi cyangwa se bakijya gutanga akazi bakavuga ngo harya ngo uyu muntu ngo nuwirihe torero, ngo niba atari umuyoboke wacu. No, regardless of how much he or she is educated. Can you imagine that? Can you imagine that? Uyu munsi amatorero, amadini, mufite projects, mufite institutions nini zitanga akazi, zitanga imirimo, zisupportinga muri sectors, muri areas zitandukanye z'iterambere ry'igihugu cyacu, ariko muracyafitemo ako kantu kakabazo ngo niba uyu mwana, niba uyu musore, niba uyu mukobwa, niba uyu mugabo, niba uyu mudamu aje kwa akazi ari competent ku bijyanye na skills turi gusaba kuri uyu mwanya mu gukora ibi nibi, ariko she or he is not one of our church, one of our members of our church denomination, he is disqualified, then there is a problem. Where is development? Iterambere riri murabihuza gute no kwiteza imbere? Abandi birukanwa ku kazi, tuvuga ufite akazi ahantu runaka, ugize umuhamagaro runaka, bibaye ngombwa kuhindura itorero, uvuye hano ugiye, abandi barirukanwa. Muri aho ngaho muri comment section mwatubwira, murabazi benshi, cyangwa nawe uriza aho wirukanwe, uriza aho wabaye treated mu buryo buri negative, simply kubera yuko wahinduye idini cyangwa wahinduye itorero. Mubwire n'abandi badakurikira ikiganiro kuba umuntu bazi. You have to test about this ikiganiro kuba umuntu, ukamenya ko mu muntu bwawe, mu matorero muyoboye, mu madini yanyu, bashumba, bishops, reverend and the rest, mumenye ngo mugiye mu gift your mindset yuko uyu muntu araza kwa akazi, mukanza kuranga ngo ese ngo ni umuyoboke w'idini ryacu, itorero ryacu. Muracyafite ikibazo gikomeye. Mutanga imirimo kuri buri wese regardless of church denomination, mushyingirane, mukundane, mufatanye kubaka igihugu. Kuba umuntu ni ugufatanya, kuba umuntu ni ugukundana, ni ukutagira iyo segregation, ni ukutagira iyo discrimination, church based or church denomination based description or segregation. Abanyarwanda aho tugeze ari igihugu kivuye aho turi kwerekera, ntabwo twemerera kuba dufite izo poor mindset. Si ibyo gusa kandi, si ibyo gusa bijyanye no kwimana abageni, bijyanye no guhagarika urukundo, bijyanye no kwirukanwa ku mirimo, bijyanye no kwimwa imirimo. Si ibyo gusa kabisa. Hari noneho nicyo bita ubujura n'uburiganya. Ubujura n'uburiganya bubera mu matorero. Ubujura n'uburiganya bubera mu matorero. Ubujura, robbery. Can you imagine that? Ubujura, kuriganya. It is surprising. Ni ibintu bitangaje ku buryo ntashobora kuvuga. None se reka mbaye nk'urugero, sibyo? Uyu munsi reka tuvugure umuyoboke w'itorero runaka, umaze kubikomereramo,
umaze kuvuga uti ngewe nzajya nteranira aha, imirimo yanjye ijyanye n'imyemerere nzajya nyikorera aha, iri ni ryo torero ryanjye. Noneho hakabaho ikintu, urugero bakavuga bati tugiye kugurira umuvugizi wacu imodoka, umuvugizi w'itorero ryacu ku rwego rw'igihugu, representant legal ya tugiye kumugurira imodoka. Urugero ni imodoka wenda at least ya miliyoni 40, katuvuge, let's assume that amount of money ya miliyoni 40. Yeah. Noneho ugakora general statistics, ugasanga rya torero rifite branches cyangwa se amatorero 40 all over the country, kandi bagiye kugurira umuvugizi w'itorero imodoka ya miliyoni zingahe? 40. So ubwo rero reka dukora imibare, tuvuge ko wenda muri buri torero harimo approximately abayoboke 100, abayoboke 100. So nugenda rero uraza gusanga muri babayoboke 100 ya modoka imwe ya miliyoni 40 ikenewe muri ya matorero 40 ari mu gihugu. Itorero rigiye kwisanga riri gutanga ngahe? Miliyoni 1. None reka to breaking it down imibare, sibyo? Tuze turebe buri mukristo cyangwa buri muntu muri urwo rusengero yagombye gutanga amafaranga angahe. Reka wenda tuvuge ko ku bakristo 100 bari muri iryo torero, buri umwe azajya atanga ibihumbi 10 kugira ngo huzure ya miliyoni, bazayisabumitinge, bazayishyiraho igomba kuba zikusanyizwe za miliyoni 40, hagurirwa umuvugizi imodoka. You see that? Ibihumbi 10. Noneho mwa ibyo bidahagije, tuze twinjire muri administration ya rya torero. Harimo pastor. Ubwo pastor kuri ya level ye nka pastor, upastorinze iryo torero, hari amafaranga y'amafaranga agomba gutanga akabera abandi urugero. Tuvuge ko wenda we ashobora guhita avuga ati njyewe ndatanga ibihumbi 200 kubera abandi urugero. Ubwo tuve kuri pastor tujye kuri mwarimu, wakavuga ati wenda ubwo turamufata nka assistant pastor, wakavuga ati wenda jewe ndatanga 100. Tujye ku badiakoni, ubwo komite y'abadiakoni nayo bahita bayishyiriraho iki? Umusanzu igomba gutanga. Tujye kuri komite y'abajyanama, nabo bahita bashyiriraho umusanzu bagomba gutanga. Tujye mu baririmbyi, mu makorari, sibyo? Mu makorari, muri komite zitandukanye ziri mu rusengero, ukisanga weho nk'umukristo, nk'umudiakoni, nk'umwarimu, nk'umupastor, nk'umu-assistant pastor, there is something that is imposed upon you unexpectedly, unwillingly. You see that? Ugasanga ni ikintu kikuguyeho kije kigahita gihinduka responsibility yawe, ugomba kwa accomplishing, ugomba ku executing, kandi atariweho wayipanze. You see that? Atariweho wayipanze, wisanze muri responsibility yo gushaka ibihumbi 10 urugero byo kugurira imodoka umuvugizi. Ntabwo ari bibi, sibyo? Gufatanya n'abandi nkuko tubibona hano mu kiganiro kuba umuntu gufatanya n'abandi, contributing ku bikorwa by'iterambere, ni element igomba kuba ku ikarita y'ubumuntu bwacu. Ariko se reka tubirebe, ari umuryango wawe, ari nabira bikorwa by'urusengero by'itorero,
ari n'itorero ubwaryo, ari nawe ubwawe n'Imana. Niki kiza mbere? Niki cyakugombye kuza mbere y'ibindi byose? Ubundi ibintu byubatse gutya: mbere na mbere Imana. Uko ni ukuri kuri universal. That is a Catholic truth. Ni ukuri kuruta ukundi kose. Mbere na mbere Imana. Niki kiza bwa kabiri? Niki kiza bwa kabiri? Umuryango wawe, ubwo you are included, nawe ubwawe urimo. Kwiyitaho, kwita ku muryango wawe, sibyo? Niki kiza ku mwanya wa gatatu? Ibyo ngibyo by'itorero. Ibyo ngibyo bigusaba amafaranga, bigusaba guspendinga ku itorero. Aho rero ni nk'ukuri abenshi tutakubwiriwe. Twe tuzi yuko kujya guhigura wa muhigo navuze mu rusengero simply kuko haturitse ikintu cyo kwitanga. Umuntu twicaranye hano iburyo bwanjye ahita ahaguruka aravuga ati njyewe nzatanga ibihumbi 50. Uwo twicaranye ibumoso bwanjye ahita ahaguruka aravuga ati njyewe nzatanga ibihumbi 70. Nsigaramo hagati ndavuga ngo isoni zitanyica, nasaba mu rusengero nanjye ndahaguruka ndavuga ngo nzatanga 60. By'ukuri nta hantu ndi kuyateganya, sibyo? Nta n'akazi mfite karayampa, ariko kubera cya kigare, kubera ko akumva ko priority ari ibikorwa by'itorero, ari ukwitanga amafaranga, nkibagirwa umuryango wanjye, nkiyibagirwa rimwe na rimwe, nkibagirwa n'Imana. That is a lie. That is a lie. Si bibi kuchangia kununulia kiongozi gari, lakini wewe ni nani ununulie pastor gari? Wewe ni nani ununulie kasisi gari? Wewe ni nani ununulie like reverend? Ugomba kwita ku muryango wawe. Mbere na mbere Imana, kabiri umuryango nawe ubwawe, gatatu ibyo bintu byo guspendinga amafaranga, byo gutakaza ubukungu, byo kwiminurira mu matorero, byo kujya guturayo, byo kujya kubayo. Ugasanga umuntu araho ngaho yaburaye, abana baburaye, abana babuze minerivare, umugore yambaye ubusa, nawe ubwawe bote zakunukiyeho ngo uri umurokore, amakoti yagucukiyeho, ibitugu bigenda bicanye ibinyoteri ntiwareba. Ariko ugasanga niho umuntu wa mbere witanga, ufite amafaranga y'amadeni y'amazimano mu rusengero yakurenza ubushobozi. Ibyo ni ibiki urimo? Byuka. Ugomba kwambara, ugomba kwambika umugore, ugomba kwishyura abana minerivare, ugomba gusa neza. Mbere na mbere Imana, kabiri wowe n'umuryango, gatatu ibyo ngibyo ukabikora biri optional. Uko n'ukuri tutabwiwe mu kiganiro hano. Kuba umuntu tugomba kubwizanya ukuri, tukabyuka. Niba uri umuntu nyamuntu ufite ikarita y'umuntu, ikarita y'umuntu rwawe ikaba iburaho elema yo kwibwiza ukuri no kwakira ukuri no kubwirwa ukuri, haracyarimo ikibazo. Haracyarimo ikibazo. Ibyo ngibyo ntabwo bihagije. Akandi kantu karimo gateye ubwoba, ibaze ko mu matorero abakeneye ubufasha muri ayo matorero no mu nsengero ubwo muri rusange ntibakitabwaho habe na gato, ahubwo hitaweho hashyirwa imbere abafite amafaranga. Niba ufite amafaranga, niba ufite uko umeze mu buzima tubamo bwa buri munsi, urinjira mu rusengero, abadiyakoni, aba ushers birukanke bakuyobore, bakwicaza imbere, bagire bate. Nyamara wa wundi rubanda rugufi uciriritse
utaremereye, udasa neza bihambaye, yaza ya ntebe y'imbere mube mwatinyuka no kumujyana. Abapasiteri muranyumva cyangwa nongere volume? Aba ushers ubwo turabita abadiyakoni kugira ngo byorohe. Mwe mwicaza abantu mu nsengero, mu directing abantu aho bicara. Muranyumva cyangwa nzamure volume? Niongeze volume mama munanipata 5 kwa 5. Nyinyi ma ushers munao karisha watu ndani ya kanisa, ya makanisa. Si munajali hao wenye pesa, si munajali hao wenye wamedunga masuti na nini? Hao watu wa kawaida munawakarishanga wapi? Si munajua vikao ambavyo munawapatia hapo kanisani? Kwa nini? Mbona munajali watu wenye pesa kuliko wale wenye ni watu wa kawaida, wanaonekana watu wa kawaida? Kwa nini? Na ni kanisani. Ibyo bintu ni ibiki? Abakeneye ubufasha mu rusengero, itorero, twese twishyize hamwe twasuraga abakene, twese twishyize hamwe twishyuriraga abantu mituweli, twese twishyize hamwe twubakiraga abantu, twese twishyize hamwe twajyaga gusura umuntu tukamenya uko yaramutse, tukamenya uko yiriwe, tukamusengera. Ariko uyu munsi twese twishyize hamwe twishakira amafaranga muri babayoboke tuyoboye mu matorero yacu. Ari nayo mpamvu yaje tukabona afite uko ameze, aje mu kamodoka runaka, aje yitwaye, uwo nguwo aho pasiteri yicaye ahita atangira kubara gutya, ahita atangira kuvuga ati hariya mu mwanya wo gutura ikibahasha ari bujugunyemo hariya kiri buze kuba kiremereye. Kuki twatakaje ubumuntu? Amadini n'amatorero, kuki twatakaje ubumuntu? Nimuze mukurikira ikiganiro kuba umuntu, mwongere mubyuke, mwongere mwisubireho. Kuki twatakaje ubumuntu? Kuki tutakita kubababaye? Kuki tutakita kubagomba ubufasha mu rusengero, tukaba twita kubakire gusa, kuba afite amafaranga? Ese itorero ryawe ni ry'abakire gusa? Yemwe abarushye n'abaremerewe muze ndabaruhura. Aruhijwe n'ubukene mwakire, aruhijwe n'uburwayi mwakire. Kuki abapasiteri, abanyamadini n'amatorero mwakire abaruhijwe n'amafaranga gusa? Mubabona mugahita mubona amafaranga ari amuremereye, ukumva wayamwakira, ugahita yakira nawe ukamwakira. Akaza mu itorero ryawe naramaramo n'ukwezi, naramaramo n'iki, ugahita umwakira, ugahita umushyira imbere kuri alitari, ugahita umuhereza imirimo yo gukora mu rusengero, nta na probation y'igihe umuhaye. Ariko wa muntu uri kuri level isanzwe, iri regular, ku rwego rusanzwe rw'imibereho, araza ukamukubita probation y'amezi 6 yicaye aho ngaho, ngo uri kureba uko yitwara, ngo uri kureba uko agira ate, ngo uri kureba uko agira ate. Nyamara wa wundi yaza nyuma y'ukwezi kumwe, yewe si n'ukwezi, kubera amafaranga, sababu ya pesa zake, akikuja ndani ya kanisa yako leo, kesho, next week unampatia kazi, anasava, anasimama hapo kwenye madhabahu, lakini ule ni mtu wa kawaida, anayeonekana ni mtu wa kawaida, unamchapa probation ya 6 months. Hiyo ni mambo gani? Ni ibiki? Who bewitched us? Church, amatorero, what is going on? Ninde waturozi? Hakenewe iki? Nta kindi, nukongera kwisuzuma, tukongera tukabyutsa ubumuntu bwacu, kuba umuntu kwacu, kuba turi abantu, kuba twiyumvamo ubumuntu, kuba turi bayobora amatorero, amadini, sibyo? Twagombye kuza no tugakurikira ikiganiro kuba umuntu, tukongera tukuzuza ikarita zacu z'ubumuntu, ikarita y'ubumuntu yawe,
ukongera ukayuzuza, ukongera ukayikosora, ariko twarayitakaje. Twarayitakaje. Ni ibintu rero biteye agahinda, ni ibintu bibabaje, ni ibintu bikomeye cyane. Ariko nk'ibyo bitanahagije, urumva, nk'ibyo bitanahagije, hari ubukene, ishyari n'ubugome. Ubukene, ishyari n'ubugome budasigaye buranga abitwa abayoboke b'amatorero. Yego, abitwa bamenye Imana, abitwa abayoboke b'amatorero, abitwa ko bakijijwe, abibwo mvuze ngo abarokore n'abandengeri. Abarokore si kuba bararokotse, abitwa ko barokotse, sibyo, bamenye Imana. Muracyagira ishyari, sibyo, muracyagira akagambane, kandi abenshi muri mwe barangwa n'ubukene. Murakennye kubera byandi nagarutseho haragwa. Ntimwiyitaho, ntimuzi ngo habanza iki, hakurikiraho iki, hasoza iki. Murakennye, nawe aho utuye urabizi. Abana bawe nibo birwa bacukura ibirayi n'ibijumba by'abaturanyi n'imyumbati. Niweho wirwa usabiriza, niweho inkweto zasaziyo, niweho igitenye cyacubikiyeho. Muriyizi. Ubwo reka mbita abarokore muri rusange. Ntuze gukomereka, ntuze kugira ngo nakwibasiye. Abarokore ubwo mvuze abamenye, abitwa ko bamenye Imana, abitwa ko bizera, abitwa ko ari abarokore barokotse, bavuye mu byaha, bazi Imana, sibyo. Mutagiye guhakana se, ntabwo mukirangwa n'amarozi? Muri mwewe, muri abo barokore bagira ishyari, bagira ubugambanyi, bagira ubugome still, sibyo, muracyaranga ubugome bwanyu burimo no kurogana. Ugasanga ahubwo utari muri iyo kategori yo kuvuga ngo njye narakijijwe, nararokotse, ndi umurokore, ntabwo mafite ubwo bugome mwabwize mugeze hehe? Hahandi mu matorero, hahandi muzi, hahandi muri, sibyo. Ni kangahe, n'ubuhamya bungahe mufite mwagiye mufatira abarozi mu nsengero zanyu? Ugasanga umuntu n'umudiyakoni ariko n'umurozi, igihe runaka kikagera binyuze mu buhanuzi cyangwa mu bundi buryo agafatanwa amarozi, akabyemera ati njye ndi umurozi, agakonfesinga akavuga ati njyewe uburozi mbumaranye imyaka 6, mbumaranye imyaka 10, ninjye waroze kanaka, ninjye waroze umwana wa kanaka, ninjye wagize gutya na gutya. Kandi mumaze imyaka ingahe mukorana umurimo w'Imana? Izo ngero murazizi, nanjye hari izo nzi, hako ntazo ngiye kuba. Mugendere kuzo muzi mwewe ubwanyu. Ni bande bagirirana amashyari? Si mwewe. Ngo kanaka ngo agiye gushaka, we ngo ntago yantanga umugabo, ngo nagize hano ngo muri iri torero ngo mazemo imyaka 7, ngo nta kuntu yaza, ngo we ngo ahita ashakana na dirija, ngo ngema. Murabizi ibyo byose. Ishyari, akagambane, abapasiteri murabizi, ababishops, abarevera, abarepresenta, murabizi uburyo mugambanirana. Murabizi uburyo binashobotse watwara ubuzima bwa mugenzi wawe ngo ukuntu ufate ubuyobozi ari we kuyobora. Ese uri kuyobora iki? Intama suzijyanye. Rero wamuvuga ngo muzijyanye ngo mu ijuru, ngo kwa data, ngo ku Mana. Ariko ugasanga hasi aha muri kurwana, muri kugambanirana, murarwanira ubuyobozi, muragambanirana, sibyo. Ibyo ni ibiki? Amarozi ni ikintu kibaranga, ubugambanyi ni ikintu kibaranga, ishyari ni ikintu kibaranga. Mu matorero yanyu, aho ngaho musengera, aho muteranira, murabizi. Murabizi cyane.
mwaduha ingero nyinshi zitandukanye. So nk'ibyo ngibyo bidahagije, reka mbereke n'ikindi kintu gihari gikomeye nakomojeho, harimo n'ikintu cyo guhanganira imyanya n'inyungu kw'abapasiteri. Guhanganira imyanya no guhanganira inyungu. Ese abapasiteri muze mbabazi, mwigire imbere mbabazi, ari uguhanganira inyungu z'ibyo ukama mu bayoboke, sibyo? No guhanganira kuba wabigisha bagakura mu ijambo, ukabakuza, ugahembwa n'Imana nk'uko mwiba mubitwigisha. Kimwe mudaharanira gukora cyane ngo mutwigishe mudukuze mu ijambo, muzahembwe n'Imana, ahubwo mukaba mushaka ko twewe mwigisha ibyo ari twe dukura, mwe mugasigara muri mudakura. Ari ugukuza abantu bakama kubera ibyo bakamo no kubakuza uberekera kuza ku bwami bw'ijuru. Ba pasiteri, ba bishops, mwahitamo iki? Igisubizo mwampa cyangwa mwahereza abadukurikira cyangwa mu bwanyu mwakwiha murakizi, sibyo? Igisubizo mwatanga murakizi. So ubwo rero ikindi kintu ari nacyo ndasa n'usubikiraho, kubera yuko ibi biganiro, iki kiganiro kuba umuntu, by'umwihariko iyi session yibanda ku myumvire ijyanye n'amadini n'amatorero, imyemerere, amateka y'idini n'ibindi. Tuzakomeza kugenda tubireba mu bice bitandukanye hano mu kiganiro kuba umuntu, tugenda turebera hamwe ukuri. Iyi yari nko kwiyevariwa kugira ngo tumenye aho duhagaze, tumenye ibintu bishingiye, ibintu biravahe bikajyahe. Ariko tuzakomeza kujya tugenda twinjiramo, ducukumbura, dusesengura mu kiganiro hano kuba umuntu. Turebe itorero n'iki, turebe twagombye gukora gute, n'iki cyakaje mbere, twagombye kugenda gute, twagombye kwizera gute, ubundi kuri kwishe muri ibi bintu nukuhe. Icyo mbashishikariza ni ukugumana natwe, mugakora subscribe cyangwa subscription bitewe n'uko byumva, ukandika comment yawe, ugashyiraho like yawe, none ugakomeza ukarushaho kumenya ukuri. Tuganira kuri gahunda yo gukomeza kuba umuntu, kugira ubumuntu bwuzuye, sibyo? Kugira ikarita iriho elements z'ubumuntu zikomeza kutwuzuzamo ubumuntu mu gihagararo cyacu. Umuntu akaba umuntu mu gihagararo, ariko akaba n'umuntu mu mikorere, mu migirire, mu mibanire n'abandi, akagira ikarita y'ubumuntu iriho elema zuzuye z'ubumuntu. Mbere y'uko rero nsoza, myemerere nsoze no kuri iki kintu kivuga ngo igihe kinini twe twiyita abarokore, kuki tukimara mu nsengero kurusha uko tukimara ku kazi dukora, twiteza imbere, dushaka imirimo, dushaka amafaranga, dushaka imibereho. Uyu munsi niba abana babuze minervari, uyu munsi niba mu rugo rurakinga abana, uyu munsi niba igitenge cyaragusaziyeho, inkweto yagucikiyeho, ipantaro yagusaziyeho, aho kugira ngo ufate ya minsi 4 mu cyumweru 5 ujye kuyishakamo icyo kurya, ujye kuyishakamo uwo mwambaro, ujye kuyishakamo ayo mafaranga, noneho nibigera ku cyumweru uzajye mu rusengero ushimira Imana kuko yaguhaye ubuzima, ikagushoboza gukora, ukagira icyo ubona, ugira icyo utanga mu bushake bwawe, ushimira Imana. Kuki tutabikora gutyo? Ariko weho urakora ikinyuranyo, urabyuka mu gitondo cya karekare cyangwa se uragenda mu gicuku cya nijoro, ugenda kurara mu rusengero cyangwa ukirwayo, sibyo? Aho kugira ngo ujye ku kazi. Ba bana wasize mu rugo bacukura imyumbati ya rubanda, ba bana wasize mu rugo bashonje, umunsi cyangwa ijoro ugiye ukamara mu rusengero, uragaruka usanga abana barakizingiye mu nzu bashonje. Ariko iyo bagiye ku kazi, wari
kugaruka ni haho, sibyo, ukabona icyo bari uwo munsi bakaryama bagasinzira, wari kugarukana school fees, amafaranga y'ishuri, wari kugarukana ibisubizo, kandi ntibikureho uko uzajya gusenga cyane, ntibikureho ko wasenga cyane ko twamaze kubona yuko Imana itari hariya mu rusengero gusa, sibyo. Igihe kinini reka tugabanye kukimara twigungiye mu nsengero, twigungiye mu nguni, turiragurika, tugahinda kara twishe ngo turasenga. Gusenga nibyo bihindura imibereho, ariko bihindura imibereho mu gihe usenganye ubwenge, ukamenya icyo usengeye, kandi ikirenze ibyo byose ugasenga bijyanye n'ikigezweho, bijyanye n'igihe. Wowe nufata umwanya wo gusenga, urumva, ukawujyamo ku kazi, bizaba ari ikibazo. Nufata umwanya w'akazi, uri ku kazi ukigira gusenga, bizaba ari ikibazo. Ariko numara gusobanukirwa ukavuga ngo aka kanya nako kwiyegereza Imana, nako kuvugana n'Imana nkasenga, ukongera ukavuga uti aka kanya nako gukora hashaka imibereho, ibintu bizajya ku murongo, ntuzasonza. Ntibazagusaba bwa bwitanye mu rusengero ngo ubugore, urumva, ntabwo uzambara nabi, icyo gitenge uzakibona. Ntuzajya mu rusengero ngo bakwicaze habi, ntuzajya mu rusengero ngo bakwicaze inyuma, urumva. Hari byinshi bizahinduka. Ikibazo ni ugusobanukirwa, tugahindura, sibyo, imyumvire, tugahindura imyizerere, tukagira gahunda. Iki ni ikiganiro kuba umuntu, ikarita zacu z'iyo elema z'umuntu, hagombye kubaho n'ikarita yo kugira gahunda, yo kwiprograma, yo kumenya ngo ndakora iki, ndakurikizaho iki, ndava hano njya. Yego, niko byakagenze. Nabwiye ko rero tuzakomeza kugenda tugaruka kuri ibi bintu bijyanye n'imyemerere, amadini, amatorero, amateka yayo, twagombye gukora iki, twagombye guhindura iki, twagombye kwizera gute, agakiza kacu se katujyana ikatwerekeza he, ese agakiza kacu gatumye tubana neza n'abandi, n'inzego z'ubuyobozi n'ubuyobozi rusange ku rwego rw'igihugu. Ese amatorero n'amadini kuba harataruje ibisabwa bijyanye n'iterambere, amwe agahagarika imikorere, andi agakomeza, bisobanuye iki, bivahe bikajya he? Ibyo byose tuzakomeza kugenda tubireba mu bice bizakurikira kino kiganiro. Twereke ko mwagikunze, muri ibitekerezo bitandukanye, ndetse ndabasezeranya ko ari akagaruka. Nitwa Don the Great, iyi ni Done Media TV, ikiganiro n'ukuba umuntu. See you next time, turabakunda cyane.